Salama. Bite. Sawa. Kushina mnyausi. Kuvuze? Kushina mnyausi. Kongize ne? Kushina mnyausi. Cyo ni Kinyarwanda uri gukoresha ururimi. Cyo ni Kinyarwanda cya zamani. Wararezwe warorowe. Ntabwo bibishona simani. Oh my God. Bicuki. Bana yanjye. Uri kunyerera. Urahira. Urwana kunyerera. Reka. None zitewe umwana. Ho. Ntubarungwishije se. Bana. Ibintu biri kuvaho nawe uri kubyumva. Kintu. Urabyumva se ndi muri wowe njyewe? Ndi muri vibe wakinuwe. Vibe ni ibiki? Habute ibyo ndimo. Abahanzi wambaye kute. Abahanzi bari kubwejagurira mu gutwi kwanjye mani. Okay. Ndi kubona cyane ku maso ya n'ubu bake. Urakoze. Urakoze. Umwagiriye tabi. Itabi se ndi wowe ahubwo wanyweye iri warigabanyije. Maze namwe natabi munywaga. Twebwe tumwiki. Nyumvira cya kintu none ukabusa gucyo natabukoresha. Yatoka satani. Shawana mari mwebwe nitabi neza. Niba wanyweye urumogi, niba wanyweye ikamba, niba wanyweye paramanara. Utu nitwabene wacu nibo bambara. Bayizita paramanara. Oya utwo twadeshire. Niyo yambaye duhere. Gabanya itabi remo. Wari buze mwihereho. Urahirwa ntabwo mutabi. Ntako wabusa gucyo shota mwitari. Pantaro nizacu. Nzara warasize wambaye amaherena imitsatsi busara umunyacyaro wameze nkawe. Cyambwira ngo tugende kwicuma. Cyangwa ndikure mu kwicuma. Wayobye shaka inzira yanogeye wayobye ntabwo wayobye. Nganyobora. Cyane wanyemeza uburyo utanywa itabi mani. Uyagenda unywa itabi wayobye warugiye inzira shaka gucamo. Iminwa wayidekaritse washize amabara wishakira none sitabi rya Kongo byose cyane navana umani wakiruwe. Nokuri kose. Wajya ngo uruganda rwajyo. Ugomba uruganda rw'itabi wabiki. Nabakayungije. Irebe wihere hano ugeze hasi nagite. Ubwo ngubwo urasanga umuntu witaba ari ubu. Kandi ndi kubona nawe uri nkwa zanjye. Amenyo yanjye arerutse zana tureba yabaye umuhondo. Wenda ugitera mu rushinge. Aho bigira hiryo. Ntabwo. Egera hiryo. Egera katubivemo rero mwiterera imirongo wakinuwe. Mfite cya anko cyanjye hano. Amayinite nayabuze ariko yamagara. Umusenyisa. Wakinuwe. Senyisa. Ariko ikibazo cyabaye amayinite kituye mu gipangu kandi yogezeyo kizamuka ubugi kibazo cy'ikumisha. Ese umuntu ugenda na iPad ababona natagira amayinite. Niba telefone yihumagara yatanga 300 ubura amafaranga yo amayinite y'ijana. So waguza no kuri MTN nganguriza ku yawe. Hanyuma se nibirangira niba guhizo sengisa ikurampa. Yagwa mu nkatarati. Wese kundi kurarana nawe ni nkangahe izo senyisa baraba bankomye. Oya nurabanza umbe ayuko niba nagutije amayinite. Nako twakorana clip nta ndirimbirimo tukabyinwa ubusabusa ku masasha. Iyo tukabyina nta ngoma irimo nta kibazo. Upfa kuba wowe ufite amafaranga wowe numara ko yabona uhite mbwira. None se no kubireka ubaye utanywaga ku itabi.
ntabwo uri kubona nta abana bo mu bipangu bo mu barokore ntabwo ibyo bintu bigera mu miryango uririmba muri korali ko waba muri Betaniya muri Betaniya nuko mwambara se nta ikibazo se ipfa cya mbere si ku mutima imyambarire ntabwo tugomba kuyitaho nyine nakusambaye neza nk'ikiniga mani murakoze ngo hamagara rero hamagara mani uzi nankubita izo senyi sa nahita njya ku mazi ku gisenyi ku mucanga ku mucucu sibwo wanjyanye iwacu batajya bemera ko dusohoka ko naza tukanjyana wanjyanye Betaniya ninga ushaka ngo ugiye kurepeta shanjyana oya hari ukuntu nyine umuntu yinyabye nazahita ninyabya tugahita tugenda ariko babimenye umva nukundi aza ku kagozi ariko iyo uzanye iby'igisenyi uzanye ibyo ku mazi umva uramfite hamagara none se koga na mayodobi wakira mayodobi harya ni mayodobi ni twatundi sha ni kariso isengeri mani ni n'urimbaza hamagara cyane hamagare ku ya kangahe magarisha ku ya kabiri yo anko wakintu nari mpageze nari gutinya zamu nari kugira wakintu we urabure zamu umubwira afungure atanko tojya kumubita inkoni nk'izo yamubise cyagiye nanjye ndi hano hafi iyi nimero iyo muturanye nkoresheje wakintu ariko bwa Busenyi sadabwe ndahita urahari Busenyi sanabo ari ara aka business mere yambwiye ndahita nshingamo aka business ndahita nshingamo nyine na mere yari yampaye 400 ngo birahita biba 900 ndahita nshinga kabare nzajya ndarangura n'indaya hari umuntu wanyigiye uyu mutwe aravuga ati ngo nshinze akabare azajya ndarangura indaya ngo buri umugabo wese yazajya arataha avuye wanjye nta mugabo wazajya uraryama atavuye wanjye nyine nazajya ndajya kuzana bira bikobwa byo mu Mutara bifite za nyashi ngo wakinuwe oya itabi ryo narivuyeho ntago nakora business ndi no kunywa n'itabi ngo zabandi sikuzisenya zisenye si bakama amafaranga ari ikibazo cyangwa Mutara abagaye ibyana byiza amafaranga yo nta kibazo ubundi ka kabare nshaka kugira akabare keza muri Musanze imbere muyomba wakintu nukuri ndagatwingingiri akabare kanje kazaba karimo n'abazungu abagande abahinde abarundi bose nzabaza ntipaki nzaje ndarangura reka amagere rero ntegereza gato ndaje anko numva ko Imana ubuze ntari narahindutse guhindukaho narahindutse
umuhungu anyuze kandi zaraka aciyeho umuntu kambaye ntabwo yagenda n'abanyarumusarama kandebe hano mbere kandebe ari wasanga amanukeye kuri kano kayira ko kwatewe nasi ntabwo yayijyana uriya pe. Oya pe ntabwo yanywera telefone. Oya pe ubundi amenya anyuze he mana yanjye. Oya pe oya ni ukuri kw'Imana ariko narabivuze ubundi nareka mana uyu mujyi nzawubamo gutyo kuko. Oya pe ntabwo yanywera telefone. Byose mubona biryohera abantu ariko muhamure gitarari kunguna telefone yanjye none ubundi amenya nyikurayo mana kuko nodisobanura ndabwira papa uturoye uyu munsi ubaye iki Yesu ashimwe muraho Yesu ahimbazwe. none ubaye iki ni umuntu wari unyuze hano amayinite nyine ari kumbwira ngo nimbutize telefone ngo rwahamagara ngo angowe none ndamubuze yanyuze hano ndamubuze. uramubuze mana ndamubuze ahubwo mfasha tumushake mfashe wafashe iki tumushake yanyuze hariya wayimuhaye se turi kumwe none mukaye nguriye yayifashe ko mwari mufitanye gahunda bari kumpamagara rero reka mureke kumpamagara reka mureke ntabwo mfashije cyangwa urambuye ibiganza nkagusengera ariko ukuntu usa ibiganza byanjye byahumana pe mana yanjye ndi kubona usa n'ab'isi komeza wirwaneho sibyo Yesu arakumfasha